Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bandi hano. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV aho murere hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Kuri uyu munsi tubazaniye amakuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, aho muri ikipe yakomeje kugenda avugwamo amakuru menshi harimo gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye muri ikipe ya Rayon Sport, kandi ikindi cyakomeje kugenda kigarukwaho n'umusore bita Rudasingwa Prince. Ibya Rudasingwa Prince bihagaze gute? Turaza kandi kureba ibyo abakinnyi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavugwa muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Wowe icyo usabwa urakizi no gukora subscribe, ubundi ukareba abantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyize ikiganiro ugiye tubasha kukibona mu bambere udategereje share. Ariko kandi ushaka kuba natwe muri group yacu ya WhatsApp watwangiye kuri 0788446591. Ushobora no gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi unyuze muri comment. Iyi ni Rayon Yacu TV, Jemba ndi Modric. Ari nawe ndasigara yuzimenye. Reka tubonere gusuhuza abantu mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburasirazuba. Mwese twizere ko mumeze neza. Abadukurikira muri mu ntara ya gatandatu y'aba diaspora, namwe twizere ko mukomeza kugenda amugubwa neza. Boystar kabisa i Nairobi ndakubona ukomeza kugenda utanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, n'abandi kandi abitwa ba Kofi nawe uri Nairobi. Mwese mbabona 5 kuri 5 muvuga ati Modric tuba tugutegereje ngo utugezeho amakuru azira ibihuha. Imana niyo nkuru uwo n'umuhanzi Leo ati Imana niyo nkuru ibaragire ibarinde, ati ijambo menda ryumva nkumva Abdallah se Misri mbese twumva ijambo ritadi twumve Jean Fidel Uwayezi. Byanze bikunze nago kubareyo byabura. So reka tugaruke ku makuru yacu, dore tureba byinshi bikomeza kugenda abivugwa cyane cyane muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Turera ku musore bita Rudasingwa Prince. Rudasingwa Prince ni rutayizamu ukiri muto cyane, rutayizamu w'imyaka 21 uri mu ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umukinnyi wageze mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka 2019. Byumvikane ko mu mwaka 2020 byumvikane ko ni umwana umaze imyaka igeze kuri 4 muri ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umusore navuga ko ni umusore akomeje kugenda agaragaza ko rwose yishimira kuba mu ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umusore umwaka ushize murabizi ko yaragiye muri Sweden gukora igeragezwa, ariko biza kurangira binavuga ko igeragezwa yaritsinze, ariko nyine ikipe yamushimye ishaka ko agenda agatangira agakina ikazumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Nyuma biza kurangira ikipe ya Rayon Sport ivuze ko bitakunda. Yani byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri uyu musore sezo igiye kurangira cyangwa se championnat yagiye kurangira ari umusore utari kugaragara muri squad ikipe ya Rayon Sport. Nubwo ikipe ya Rayon Sport yari ifite ibibazo by'abakinnyi bagiye batandukanye cyane cyane mu gice cy'abataha izamu, abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ese Rudasingwa Prince ameze gute, dore ko ari umusore waje kugira ikibazo cy'imvune yo mu ivi. Uyu musore rero biza gutuma amara igihe kinini atari gukina, na n'ubu ngubu uyu musore Rudasingwa Prince akaba ari umusore wakomeje kugenda azahazwa n'imvune yo mu ivi kugeza kuri ubu ngubu. Akaba ari umusore navuga ko ibirebana n'umupira ebana kabisa ari kubirebera kure cyane. Amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu TV nuko uyu musore yaba ari mu mazi abira nyuma yuko agiye kwivuza, bakamubwira yuko agomba gutanga agera kuri miliyoni 4.5 kugira ngo abe yavurwa ikibazo cyo mu ivi afite. Equipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu ngo nta kintu yaba yari yagatangariza Rudasingwa Prince kubirebana nuko ishobora kumuvuza. Akaba ari equipe ngo nayo yamwimye amatwi, akaba ari equipe yakomeje kugenda imujya kure nkuko bikomeza kugenda biva mu muryango wa Rudasingwa Prince.
amakuru agera kuri Reyo Yacu TV nuko uyu Rudasingwa Prince abo mu muryango we ngo batangiye kugenda bisakasaka kugira ngo barebe uburyo umwana wabo yaba yavuzwa akaba yagaruka mu kibuga cyangwa se akaba yanakira agakomeza n'ubundi buzima. Ni nyuma yuko nyine equipe ya Rayon Sport ngo babagejejeho yuko umwana yavunitse kandi agomba kuvuzwa. Kugeza kuri ubu ngubu equipe ya Rayon Sport ikaba yarakomeje kugenda ngo iterera agati mu ryinyo. Ayo ni amakuru akomeza kugenda agera kuri Reyo Yacu TV. Numva ku bwanjye kabisa uyu Rudasingwa Prince equipe ya Rayon Sport ikwiye kureba icyo yakora kugira ngo ibe yafasha uyu mwana ukiri mutoya kugira ngo abe yavuzwa kugira ngo nawe abe yagaruka mu kibuga, dore ko nk'ubu turi mu bihe by'amatransferi abari kugenda avuga amakuru menshi, abakinnyi baba baca amafaranga menshi cyane kabisa, ariko kandi ukareba ugasanga Rudasingwa Prince equipe ya Rayon Sport kuba yamutanga agera kuri miliyoni 4 n'igice uyu mwana akavurwa, ntabwo byaba ari ibintu bya danger kuruta uko n'ubundi ayo mafaranga ushobora kuyigira gutya ugasanga uyaguze n'umukinnyi yaraje abaye imfabusa umwaka wose. Ubwo rero umuryango wa Rayon Sport kabisa bakwiye kureba uburyo babigenza uyu musore Rudasingwa Prince akaba yabonerwa ubutabazi cyangwa se uyu musore akaba yavurwa nawe akaba yagaruka mu kibuga, dore ko akiri umwana ukiri muto cyane. Reka tuve kuri Rudasingwa Prince tugaruke muri equipe ya Rayon Sport tureba n'andi makuru akomeza kugenda avugwa mu gusa nyine ebana kabisa. Abantu nyine mutangira by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri buryo mwakongera Rudasingwa Prince mukomeze kugenda mumuganiriza munamuhumuriza kandi munamubwira ko azakira, ariko kandi ibyo ntabwo bihagije gusa mukwiye no kumuba hafi cyane cyane mu buryo bwa mikoro kugira ngo uyu mwana abe yagaruka mu kibuga. Wowe nkunda ni ikimenyimenyi. Ubu akaba ari umuhanzi Leo ati Reyo ni wowe nkunda n'ikimenyimenyi, ati ubu nkubona ubutitsa nitwaje agakwaya kabisa. Umuntu bita Gakwaya Olivier, reka tubonere kugusuhuza. Wahoze ari umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport. Nanjye wavuze umunyamabanga numva Gakwaya Olivier. Uyu ni umwe mu bagabo kabisa babaye hafi y'ikipe ya Rayon Sport ikiva i Nyanza. Reka tubone kumusuhuza. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze muri ikipe ya Rayon Sport n'undi ikomeza kugenda ivugwamo abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu ukomeje kugenda avugwa n'umukinnyi bita Nshuti Dominique Savio, akaba ari umukinnyi usatira aca ku ruhande rw'iburyo. Sibanirwa ndishaka isaro ry'Inyanza, sibanirwa ndishaka isaro ry'Inyanza. Ubu ni Leo ati isibanire i Rwanda ishaka isaro ry'Inyanza. Nyuma yuko mu ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda havugwa yuko uwitwa Tuyisenge Arsene kuba yakongera amasezerano bikomeje kugenda bigorana cyane, dore ko ikipe ya PRFC ari mu makipe akomeje kugenda yifuza Tuyisenge Arsene, ndetse uwitwa Alebaka umukinnyi navuga ko nawe usatira aca ku ruhande rw'iburyo mu ikipe ya PRFC cyase bakaba banamunyuza n'ibumoso hose uyu musore ajya haca. Kuri ubu ngubu akaba ari umusore uvuga ko ikipe ya PRFC yaba yarafashe icyemezo cyo kuba yamurekura. Byumvikane ko bakaba bari mu biganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye. Equipe ya Rayon Sport nyuma yo kubona yuko ari ibintu bitazoroha kuba yabona Tuyisenge Arsene, ikaba yatangiye ibiganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye harimo umusore bita Nshuti Dominique Savio, akaba ari umukinnyi wasezerewe ku munsi w'ejo n'ikipe ya Polisi. Yamumenyesheje yuko nubwo yari kapiteni w'ikipe ya Polisi, nubwo yifashije gutwara igikombe cy'amahoro, nubwo yari umukinnyi wakomeje kugenda yitwara neza, ariko bamumenyesheje ko batagomba kumwongerera amasezerano. Wone witwa Rutanga Eric akaba ari umwe mu bakinnyi basezerewe muri ikipe ya Polisi. Uyu mukinnyi rero akaba yase atangira ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport ndetse ibiganiro bigeze ahashimishije. Uyu Nshuti Dominique Savio bivugwa ko rwose kapiteni Muhire Kevin ndetse akaba yarakomeje kugenda ngo abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport yuko gusinyisha Savio ngo byaba ari ntako bisa, akomeza kugenda nyine amusabira umwanya muri ikipe ya Rayon Sport. Avuga ko kuba Savio yaza mu ikipe ya Rayon Sport ngo byaba ari ibintu byiza cyane cyane nyine kuri uyu Muhire Kevin nawe ngo uteganya kongera amasezerano muri iyi kipe ya Rayon Sport. Nagari Nshuti Dominique Savio gusa uvugwa kongera amasezerano uvugwa kuba yagera muri ikipe ya Rayon Sport. Hari kuvugwa undi musore wambara nimero 13 mu ikipe ya Bugesera bamwita Dushimimana Olivier, akaba ari umusore uri mu ikipe y'igihugu Amavubi, akaba ari umusore akomeje kugenda azonga ikipe ya Rayon Sport mikino 3 bakinye n'ikipe ya Bugesera, ndetse akaba ari umusore akomeje kugenda azonga n'ikipe ya Polisi ku mukino w'igikombe cy'amahoro wa nyuma. Uyu musore rero kuri ubu ngubu akaba ngo ikipe ya Rayon Sport yaratangiye ibiganiro. Uwitwa Kayiranga Jean Baptiste
umwe mu bagabo kabisa bafite amaso cyangwa se bafite ijisho rizi kureba abakinnyi, akaba yarabwiye ikipe ya Rayon Sport ko uyu Dushimimana Olivier yaba ari umwe mu bakinnyi bazitwara neza cyangwa se yaba ari umwe mu bakinnyi beza bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ko ikipe ya Rayon Sport iramutse ibishoboye Dushimimana Olivier yayisinyira, ubundi akaba ari umwe mu bakinnyi nyine bazayifasha ibikomeye. Akaba ari umusore usanzwe usatira aca ku ruhande rw'iburyo mu ikipe ya Bugesera, gusa akaba ari umusore ufite n'ubushobozi bwo kuba yaca ku ruhande rw'ibumoso. Byumvikane ko uyu musore ndetse n'uwitwa Nshuti Dominique Savio akaba ari umwe mu basore b'abawinga ngo ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishaka b'abanyarwanda, ngo kandi ngo byanze bikunze nyine bagomba kuba bayisinyira. Ntago ari Nshuti Dominique Savio gusa ndetse n'uyu Dushimimana Olivier bakomeje kugenda bavuga muri ekipe ya Rayon Sport. Akomeje kugenda havugwa umuzamu bita Nzerwanda Djihad, akaba ari umuzamu usanzwe gufatira ikipe ya Kiyovu Sport, akaba ari umwe mu bakinnyi bagize saison nziza muri ikipe ya Kiyovu Sport, cyane cyane muri uyu mwaka w'imikino, dore ko ari n'umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bahembwa nk'umuzamu wakomeje kugenda akora amasave meza cyane rwose, umukinnyi wihembwe inshuro zigera kuri 2 akomeza kugenda yitwara neza. Kuri ubu ngubu rero umukinnyi bitanze Rwanda Djihad wanahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi kuri ubu, ariko nubwo kuri isho ntabwo yahamagawe, ariko mbere yaho izindi preselection uyu musore Nzerwanda Djihad yabaga arimo, akaba ari umwe mu basore bakomeje kugenda bavuga muri iyi kipe ya Rayon Sport nk'umuzamu ugomba kuza gusimbura witwa Tegekimana Bonheur wamaze kugenda, ndetse n'witwa Kadim Diaye ugomba gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport akagenda. Ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu bakaba bafite gahunda yo kubasinyisha abazamu bagera kuri 2 b'abanyarwanda. Undi ukomeje kugenda avugwa no witwa Niyongira Patience, akaba ari umuzamu uri mu ikipe y'igihugu Amavubi, akaba asanzwe ari umuzamu w'ikipe ya Bugesera. Uyu musore Niyongira Patience n'umwe mu basore bakomeje kugenda bagora ikipe ya Rayon Sport bwakinaga n'ikipe ya Bugesera, ngira ngo mwakomeje kugenda mubikurikira. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba iri mu biganiro n'uyu musore kugira ngo barebe uburyo yaba ari mu ikipe ya Rayon Sport y'umwaka utaha. Nubwo uyu musore kandi akomeje kugenda anavugwa mu ikipe ya Polisi, Polisi ivugwaho gusezerera umuzamu bita Rihungu, ikaba ivugwa yuko rero uwitwa Patience nawe ari umwe mu basore batahigwa nabi, akaba ari umwe mu basore bakomeje kugenda bavugwa muri aya makipe yombi, yaba ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Polisi. Byumvikane ko rero uwitwa Nzerwanda Djihad we ku kigero cya 90%, uyu nguyu ngo ikirenge kimwe kiri mu ikipe ya Rayon Sport. Mirino ku mutima Hussein Birina Sarita bambutse Kivu, Makenzi nafu Wati Hussein Birina Sarita bambutse Ikivu, Makenzi na Fuadi bambuka Akanyaru, akaba ari umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga bakomeje kugenda bakora ibikomeye muri ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane Fuadi na Makenzi muri 2013 iyi kipe ya Didier Gomez Daloza abenshi nago bazayibagirwa, burya abasore kabisa banozaga kabisa bakinaga neza cyane, ubwo ba Biri ndetse na Kambali Sarita Gentil, abo ngabo akaba ari abakinnyi ba Kongomani iyo nguyu yakomezaga kugenda agarukaho. Ubwo byumvikane ko tugiye ku bakinnyi b'abanyamahanga mu ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda havugwa benshi, ariko kuri ubu ngubu nk'uko amakuru akomeza kugenda agera kuri Yacu TV akomeza kugenda abitangaza, nuko muri ikipe ya Rayon Sport ngo bafashe icyemezo cyo kubanza kwiyubaka bahereye ku bakinnyi b'abanyarwanda, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 9 bafite amasezerano gusa. Muri abo bakinnyi 9 ikaba ifitemo abanyamahanga bagera kuri 2, Charles Bar ndetse n'uwitwa Majari Aruna Musa, akaba ari abakinnyi bafite amasezerano b'abanyamahanga. Abandi bakinnyi 7 basigaye akaba ari abanyarwanda. Ikipe ya Rayon Sport mu kwiyubaka ikaba ishaka kubanza gushaka abakinnyi b'abanyarwanda, akaba ari bo yabanza kugira ngo yiyubake, ubundi irebe uburyo yazakomeza kugenda yitwara neza. Abakomeje kugenda bavugwa ni benshi muri ikipe ya Rayon Sport. Nurengi kabaruzuze bagore yabakomeje kugenda bavugwa ni benshi muri iyi kipe ya Rayon Sport bashobora kwinjiramo mu bakinnyi b'abanyarwanda bari kuvugwa ari benshi cyane cyane rwose muri iyi kipe ya Rayon Sport. Hari no kuvuga witwa Hakim Hamisi, akaba ari umukinnyi ukina hagati mu ikipe ya Gasogi United, akaba ari umwe mu basore bakomeje kugenda bavugwa muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Abakinnyi ni benshi, abitwa bakanamugiroje bagomba kongera amasezerano. Uyu akaba ari intizanyo ya Heroes, ariko kandi akaba ari yarasinye imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport ikaza kurangira
kurangira uyu nguyu rero ngo agomba kongera amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Kandi umwana wavuze ko akunda ikipe ya Rayon Sport ko kuyongera amasezerano atari ibintu bya danger. Byumvikane ko abandi bakinnyi bagiye batandukanye bitwa Bandekwe Felix, bitwa Bakarisa Rashid ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye Bangendahimana Eric, abo ngabo kugeza kuri ubu ngubu ngo ntacyo ikipe ya Rayon Sport irabatangariza mu kuba yabongera amasezerano cyangwa se n'ibizabarekora n'abitwa ba Mucyo Junior Didier, ubitwa Hategekimana Bonheur. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu yamaze kumubwira ko yakwishakira ahandi yerekeza. Reka tubashimire, iyi ni Rayon Yacu TV, njye ndi Modric. Amakuru y'ikipe ya Rayon Sport ntago uzigera uyabura, turakomeza kugenda tubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye. Imana ikomeze kugenda ibarinda. Ciao ciao.